Muraho neza abakunzi bacu, fata agapapuro ufata agakaramu dukosorane kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tugufashe ko na kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga koresha nimero, ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangira ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Ese iki cyapa gisobanura iki ukibonye hari abanyura bazengurutse ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera nta kirango. Kikaba gisobanura iki? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe. A. Tangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B. Tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. C. Tangiza ku makamyo na za autobisi. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndizera kuso cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B. Tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kubera iki? Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo. Rero ikino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Rero ukibonye hari abanyura bazengurutse utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. None ashobora kukubaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane cyangwa ahantu hahuriye imihanda, utanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Bakoza icyapa gisobanura iki nta kindi kintu barengejeho, kavuga ko gisobanura ngo tanga inzira. Ndakeka ko hano waramazamo B. Ndizera ko waramazwe kwandika kwa papuro. Tare wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora, namaze kugukorera video y'amukota n'ibyapa byo ku mihanda, usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College uyirebe. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Murabizi niba ikinyabiziga gihagaritse kubera ko kiba cyabangamira imigende isanzwe ibindi binyabiziga, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo kidateza impanuka. Ariko tuvuga ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Bari kutubwira ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga: A. Velomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse ku muhanda mu gihe cya nijoro, kubera ko nubundi biba byatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. Wari wahisemo A bari iso cyukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B bari iso cyukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo byanya byo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira bwo kunyurwamo n'abandi. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike wa papuro. A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda na B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro harizo cyukuri nta kindi ni a abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, ukabona nko hagati mu muhanda harimo nka jaride, ariko harimo n'ahantu ushobora guhagarara mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, ukabona hahise haza ibinyabiziga byinshi aho hari ushobora kuba wahagarara. Rero nibyo bari bari kuvuga, niyo mpamvu duhisemo a, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko wajya ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni uwuhe mu isaha? A kilometero 25, B kilometero 70, C kilometero 40. Mu gihe kuri direct tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari cyangwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubisanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko hari amapikipiki menshi yarenza kilometero 25, hari amapikipiki menshi yakirenza kilometero 70, hari n'amapikipiki menshi yarenza kilometero 40 mu isaha. Uzarebe nk'ari ya pikipiki y'abapolisi ukuntu ibigenda, kandi nayo n'ubundi barirwa mu mapikipiki. Rero niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko ukibuka ko kwa zira modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kilometero 60 mu isaha, amavatiri y'ifasi kilometero 75 mu isaha, ahatari munsi y'isura umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha akaba ari kilometero 50, naho kwa zira modoka zitafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe akaba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose mba ngomba kubivugaho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A feri y'urugendo, B feri yo guhagarara umwanya munini, C feri yo gutabara. Mu gihe kuri direct tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hari iso cy'ukuri nta kindi ni C feri yo gutabara. Feri y'urugendo ni ya yindi ikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga gihagarare ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yabiterera cyangwa se iri kumanuka nk'ahantu. Iyo niyo bita feri y'urugendo. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atarimo. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari mu kinyabiziga, ariko imodoka irahagaze ntiri kugenda. Iriya feri birimo niyo bita feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Niyo mpamvu hano duhisemo C feri yo gutabara. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo neza ko n'icyambwa kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kibazo mu cyapa gisobanura iki mu nkomane? Ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Gisobanura iki rero mu nkomane ukibonye ahantu hahuriye imihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Atangiza ku binyabiziga binini, B gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru, C tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo tangiza ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona izo cy'ukuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kimeze neza neza nka cya kindi tuvuyeho, ariko cya kindi tuvuyeho bari batubwiye aho banyura bazengurutse. Kino ari kutubwira noneho gisobanura iki mu nkomane cyangwa ugisanze ahantu hahuriye imihanda. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Akenshi kino cyapa bagishyira ahantu umuhanda muto ugiye gusukira mu wundi munini. Ugiye kuva mu muhanda muto winjiye mu muhanda munini, ariko hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Kugira ngo rero utabiteza ibyago cyangwa ugatuma bikora impanuka, bashyiraho kino cyapa kiguya ngo uratanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini wegera. Urabizi nk'iyo uri mu muhanda hari ikinyabiziga kigiye kukwinjirana, kiba kigomba kuguha inzira.
rero ndakeka ko waramutse utamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Nawe ariko iyo ugiye kwinjira mu muhanda ari ibinyabiziga ugiye gusangamo uba ugomba kubiha inzira, rero uhita utangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Ndakeka ko waramutse utamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Rero wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye kandi utwaye imodoka, ese wakora iki? Akwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, B kutayitaba, C gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe kuri direct tuvuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona icyo kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kikuri wamaze kugitamo, ndiza ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo kikuri nta kindi ni C gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ushyira imodoka iruhande ukitaba iyo telefoni. Murabizi gutwara ikinyabiziga uri gukoresha telefoni ntibiba byemewe aho ariho hose, ndetse n'umuvuduko uwo ari wose waba uri kugenderaho. Gukoresha telefoni ntibyemewe igihe utwaye ikinyabiziga. Rero uba ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, wamara kuyitaba ugasubira mu kinyabiziga ukongera ugakomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Wari uri kujya imbere ushatse gukata ngo usubire inyuma, ese ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ushaka guhindura icyerekezo? A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ugatanga ibimenyetso by'amaboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo aribyo mwita ibinyoteri. Ukanitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. We hano urabona icyo kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kikuri wamaze kugitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari icyo kikuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Utanga ibimenyetso by'ukuboko ndetse ugakoresha n'amatara ndangacyerekezo aribyo mwita ibinyoteri. Ntiwakata cyangwa ngo uhindure icyerekezo udakoresheje ibinyoteri, ntibibaho. Noneho ukitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kuko ahantu henshi hari igihe biba bibujijwe ko wahindura icyerekezo. Rero mu gihe uhabonye kiriya cyapa kibura kiri kukubwira ko wahindura icyerekezo, wahita uhindura icyerekezo. Ndakeka ko rero waramaze utamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bitupatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ni igihe cya nijoro, cyangwa ngo bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Rero bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigiraho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. B. Uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C. Uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B. Uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ibyo bisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona icyo kikuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kikuri wamaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari icyo kikuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ndetse na B. Uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ibyo bisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramutamo D.
ndizera ko waramutse ukandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga kiyikora ritagaragara, igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Romoro kiri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iyo romoro cyari ukuntu iba igomba guhita igaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma baze kubibona ko ishobora no kubabera imbogamizi. Ese ibigomba kugaragazwa gute? Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro ki inyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro ki inyuma. C, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. We hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Iyo romoro kiri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, ibigomba kugaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri iyo romoro ki inyuma. Ndakeka ko rero waramutamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka nigeze ukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kizaho ujye ukibonera ku gihe. Waba ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20, jya muri comment ya mbere ni link yakugeza ku rubuga utangira ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi. Ukeneye kwiga cyangwa ukeneye kode, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tugufashe kubona kode iyo ari yose, yaba iyo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa ku ruhushya rwa burundu. Tunagufashe kwiga kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikore burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 5 utware toni 10 biba bibujijwe. Ariko ngo hari ibinyabiziga byo biba byemerewe. Ibyo biba byemerewe ni ibihe? A, ibinyabiziga bya polisi. B, ibinyabiziga bihinga. C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 5 ngo utware toni 7, toni 6 biba bibujijwe. Ariko zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara toni 7 ukabona yatwaye toni 10. Ndakeka ko mujya mubona bira binyabiziga bikora ku mihanda ukuntu byikorera. Ndakeka ko rero waramutse mose, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo aguha ikimenyetso cyo kumutambukaho cyangwa kumudepasa mu ruhande rw'iburyo kandi wowe uri kugana ibumoso. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B, gukomeza iburyo bwawe. C, kumunyuraho iburyo bwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ubundi ugabanya umuvuduko ukareka akagenda kuko murabizi kunyura nawe bikorerwa ibumoso. None wari kukubwira ngo munyureho uciye mu ruhande rw'iburyo, buri ari kukohereza muri za ruhurura. Niyo mpamvu ugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Waza kubona uburyo bwiza bwo kumunyuraho ukaba wamunyuraho, ariko wabanje kugabanya umuvuduko ukabanza ukareka akagenda. Aho hantu rero ari kuguha ngo unyureho uciye mu ruhande rw'iburyo ukabanya umuvuduko ukareka akagenda. Wagera ahantu byagushobokera ko wamunyuraho ukamunyuraho.
mu ruhande rw'ibumoso, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niyo kubaza ngo igihe cyose ni ibumoso uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga wegereye ya nzira y'abanyamaguru hari abambukira zebra cross ugasanga bategereje kwambuka, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, se gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri bari kutubwira ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ikintu ukora ugabanya umuvuduko witegura guhagarara, usanze bararindiriye barahahagaze, birashoboka ko isaha n'isaha ashobora guhita ajya mu muhanda akambuka, umunyamaguru. Rero wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugabanya umuvuduko kugira ngo mu gihe araba atangiye kwambuka bihite bikorohera kuba wahagarara. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, abana. B, inzira y'abanyamaguru witegure guhagarara. C, ikibuga cy'imikino y'abana, mu gihe kuri direct tuvuga ngo ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, abana. Kino kibazo abantu benshi bakunda kukica kandi ntabwo cyakagombye kubananira, kubera ko aravuga ngo abana byagenze ute, agahitamo nk'ibindi. Rero hano iso cy'ukuri ni A, abana. Bari igice cy'umuhanda gikunda kwambukirwamo ku buryo budasanzwe n'abana, bagiye nko ku bibuga byabo cyangwa se bagiye ku mashuri yabo, ari igice gikunda kwambukirwamo n'abana ku buryo budasanzwe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa byose biburira biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ni ingenzi ko wasura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba video nawe ukoreyemo kwata n'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Umara kwireba rero nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Nacyo neza kimeze nka kiriya cyo ruguru, bitandukaniye ku birango. Ubwo bivuze ko na kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? A, isoko ry'amatungo. B, ivuriro ry'amatungo. C, uruzitiro rw'amatungo, mu gihe kuri ari kuvuga ngo akayira k'amatungo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kiriyo bagiye kuvuga ngo ni igice cy'umuhanda cyangwa cy'inzira nyabagendwa gikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe. Ukibuka ko bino byapa biburira babishyira mu ntera hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kiba gishinze ku iyo nzira y'amatungo, ahubwo urakibona ugenda urugendo ruri hagati ya metero 150 na metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari akayira k'amatungo. Ndakeka ko rero waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, hari umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma yatangiye kukudepasa, ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni, mu gihe kuri direct tugira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe batangiye kukudepasta. Kubera iki? Kubera ko niba yatangiye kukunyuraho ari ibumoso bwawe, nawe ushatse kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho waba uri kumusanga ibumoso ugiye kumugongerayo. Rero mu gihe batangiye kukunyuraho ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndakeka ko waramutamo ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba kugenda ute cyangwa ugomba gukora iki? Kukinyuraho bikorewe ibumoso, B kukinyuraho bikorewe iburyo, C kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo arirwo rwose. Mu gihe kuri direct tugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni kukinyuraho bikorewe ibumoso. Mu gihe ikinyabiziga kiri kugenda gahoro kandi imbere ukabona nta kibazo gihari, ukinyuraho bikorewe ibumoso, kuko murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso ukavuga ko nta kibazo cyo kuri kirimo, ko birashoboka ko wanyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho we ari kujyamo. Ndakeka ko hano waramutamo ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Kiriya cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera, handi harimo 5 na T. Kino cyapa kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ivatiri? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 50 mu isaha, kilometero 5 mu isaha. B nta burenganzira kima mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya tone 5. B ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurenzaho. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C. Ntacyo bindebaho gusa bireba izipima toni 5 no kurengaho. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Kubera iki? Kubera ko kino cyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga birengeje toni 5. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo harimo 5 na T bibaye kuvuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga birengeje tone 5. Muri make bari kuvuga ngo ibinyabiziga birahaca nibitarengeje tone 5. Rero ivatiri ntabwo iba ifite ubu buremere, ubu ngubu ni nk'ubw'abakamyo. Rero umuyobozi w'ivatiri ntacyo bimurebaho, bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramutsikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ese nibe binyabiziga biba bishobora gukorerwa isuzumwa mu mezi 6? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ibi ngibi dukoresha iyo turi kubigisha gutwara. Mu gihe kuri direct tugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. na C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Uri hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubundi zino modoka zitwara abagenzi muri rusange, zitwara ibintu birengeje toni 3.5, na zino dukoresha turi kubigisha gutwara, zigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutsikandika ku papuro. Kino kibazo neza barongera bakakibaza bagafata
ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa mu mwaka rimwe mu mwaka, uzahita uvuga ko nta kibazo cy'ukuri kirimo, kubera ko bino bikorerwa isuzumwa mu mezi atandatu. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo, ni icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira hariho kuyobya umuhanda. Wenda se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bawuyobya, cyangwa se hari imirimo runaka iri gukorerwa mu muhanda, cyangwa se urumodoka runini rwaguye mu muhanda rurawufunga, biba ngombwa ko bawuyobya. Ahagomba kunyurwa rero hari ikintu bashyiraho. Ese ibyo byapa bashyiraho birangwa n'ubuso bw'amabara asati: A ubururu, B umweru, C umutuku. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikibazo cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu. Bakoresha ibyapa bifite ubuso bw'ibara ry'ubururu, ko bakoresha ibyapa bitegeka bari kuvuga ati hano harafunze, icyerekezo gitegetswe kati ibumoso gusa, kati iburyo gusa, komeza imbere gusa. Biriya byapa bitegeka bafite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero hano bari batubajije ku buso, uravuga ko ikibazo cy'ukuri ari A ubururu. Iyo badakoresheje ibyo byapa bitegeka, n'ubundi bakoresha icyapa kiranga, nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikanye ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Urabona ko ni ingenzi kumenya amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, kuko bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Iyo video iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, ni ingenzi ko wayireba kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ndizera ko kino kizame dukosoranya ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kiza ujye uhita ukibonera kujye kubona icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwihugura gukoresha neza, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga kugira ngo urusheho kwitegura neza nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Ushaka kode yaba yo kuruhushya rwa burundu cyangwa se ku Rwagateganyo, twandike cyangwa duhamagare utubwire akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ikindi ukeneye kwiga, tubwire uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga online, aho ngaho ni ku bantu bari kure cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi gatakunda, uze twigane mu shuri, cyangwa se uze twigane mu shuri mugire hano mu mujyi wa Kigali, byagukundira kuza twigane mu shuri. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abantu bari hafi gukora amahirwe masa, ibibazo biri gukunda kugaruka, ukande subscribe kugira ngo ikibazo cyose, kizamini cyose, isomo cyose nkizeho, biriya bibazo ndi gukunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizame, ujye urahita ubibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.